Hello guys, nizere ko umeze neza. Nizere ko umeze neza cyane kandi nk'uko nkunda kubikubwira, ntukagire ubwoba nubwo ibintu bitaba bimeze neza, jya wizera ko ibihe byiza n'ibibi biba bigomba gusimbana mu buzima bwacu tukabicamo. Rero ko buri munsi byaba bimeze nabi, ejo ndakeka bishobora kuzaba bimeze neza. Wowe jya wizera Imana kandi ubifate nk'ibisanzwe. So ejo nanjye meze neza, rero ndagushimiye cyane kuba ufunguye kuri ino channel yanjye. Imana iguhe umugisha, tukaba tugiye kubana. So rero uyu munsi hari topic nateguye ko tuganiraho. Ubushize nigeze gutegura kuri topic ivuga ngo ese naba nte inshuti n'umwana kandi akiri mutoya. Yego, umwana urugero rwose mwamuriho inshuti. Kuba inshuti n'umwana ntibivuze ko umwana ni umuntu, ntabwo bikuraho kamere yo gukosa. Byanze bikunze umwana arakosa, akaba yakurakaza cyangwa nawe ukamurakaza, kuko nawe uri umuntu urakosa. So rero amakosa ashobora kwangiza bwa bushuti. So rero tugiye kurebera hamwe ni gute umubyeyi ahana umwana we kandi ntibyangize bwa bushuti bafitanye. Ndakeka nawe nimba uri umubyeyi cyangwa ufite umwana rero bijya bikubaho, ukibaza uko wahana umwana wawe, cyangwa ukibaza uti se guhana umwana buriya si bibi? Ariko mu by'ukuri tuvugishije ukuri, kurera ntibyoroshye pe, biragoye. Ariko nanone iyo umwana adahanwe kandi yagombye guhanwa, kumurera birushaho kugorana. Kubera iki? Ni uko iyo abana badahanwe bigira indakoreka bakabukira ababyeyi. So rero tugiye kureba ngo ese uhana umwana ute, uba ufite iyihe ntego? Nyine muri make tugiye kurebera hamwe intego y'igihano. Nk'ababyeyi, mu migani ibice 13 umurongo wa 24 hagira hati, urinda umwana inkoni aba amwanzi, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Mbanze nyesikize gato. Ushobora kuba utari umukristo kandi ukurikiye, udakoresha igitabo cya Bibiliya, ariko ndagusabye nyine uze kubyumva nkaho ari igitabo cy'undi munyabwenge. Aho nyine Bibiliya iyo ndi gutegura nka gutya iramfasha, kuko Bibiliya ibamo amagambo menshi y'ubujyanama y'ingirakamaro. Nyine unyihanganire, ndaza gukunda kwifashisha imwe mu mirongo ya Bibiliya kugira ngo tugendane neza. Yego, urumva mu migani niho hatubwiye ngo urinda umwana inkoni aba amwanzi, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Unyumve neza, kurinda umwana inkoni si ukumukubita nk'inzoka. Kurinda umwana inkoni ntabwo nyine ari ukumukubita nk'umwica, ariko nanone kureka umwana agakosa ukamurera nyine baje mama ntacyo bikoraho, nanone uba umwanzi. Rero uhana umwana amuhana kare. Umunyarwanda yaravuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Ni gute umubyeyi aba akwiriye guhana umwana ati? Bibiliya bisobanura neza igira iti, namwe basi ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana kandi mubigisha. Ibyo wabisanga mu Befeso 6 umurongo wa 4. None mu Bakolosayi 3:21 iyo nama bayisubiyemo muri ayo magambo, baravuga ngo base ntimukarakaze abana banyu batabazinukwa. Umva ako kantu, ntimukarakaze abana banyu ngo batabazinukwa. Bishatse kuvuga iki? Uri watunga inshuti mugashwana ukumva urayizinutswe koko, nyine ukumva ntabwo ikiri ku nzoka yawe. Yakubwira ngo wambaye neza, yakubwira ngo ikintu uri gukora cyiza, kubera ko wamuzinutswe nta kintu na kimwe ushobora kumwumva. Rero nayo biyigira ababyeyi nawe bivuga ngo ntimukarakaze abana banyu kugira ngo batabazinuka. Umwana yiga ashobora gukora amakosa akakurakaza, ariko nawe wimuhana mu buryo umurakaza, kuko umwana iyo yamaze kuzinuka ntashobora kukumva. Rero umubyeyi usobanukiwe intego y'igihano ntabwo asharirira umwana. Mu by'ukuri umubyeyi uzi intego yo guhana
ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo aba akwiriye kwigisha umwana akirinda umujinya bikabije no kubwira umwana amukankamira, amubwira amagambo y'ibitutsi cyangwa y'agasuzuguro, ntibigaragaza urukundo rw'uhana kandi nta nubwo bikwiriye. Niba ufite Bibiliya usome mu Befeso ibice 4:31 haravuga ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Urumva Bibiliya ubwayo itugira inama mu gihe umuntu ahora ashaririye, atukana, arakaye, agira ati biragoye ko wahana umwana ngo bigende neza. So uba ugomba kwirinda ibyo bintu. Nanone uze gusoma mu Bakorisayi 3:8 haravuga ngo ariko nanone mwiyambure ibi byose, umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Bishatse kuvuga iki? Mu gihe uri gukereya intego ugomba guhaniraho umwana wawe, icya mbere ugomba kwirinda gusharira umwana, ugomba kwirinda nawe ubwawe kurakaza umwana kugira ngo atakuzinuka. Ikindi baravuga ngo ibyo tubiba nibyo dusarura. Ntago wabwira umwana ngo ndagukubitira ngo uri gutuka abandi bana kandi nawe ubwawe uri gutukana wari ubwawe, yewe gicucu ingegera. Ibitutsi nk'ibyo bitesha agaciro abandi bana, hanyuma ngo uyikureye intego zo guhana umwana, ariko nawe mu by'ukuri wirirwa ibyo umuhanira n'ibyo ukora. Rero mu gihe umuntu ari afite intego yo guhana umwana, urumva guhana ni pati imwe yo kurera. Rero guhana umwana ntago kugira ngo ugire intego nziza yo guhana umwana, uba ugomba kwirinda gukora ibyo udashaka ko akora, nawe ntukabikore. Rero mu gihe umubyeyi akosora umwana, ntabwo aba agomba kumuhereza ibihano ahutiyeho. Abana benshi baba bakeneye kugirwa inama inshuro nyinshi mbere y'uko ubahana. Ku bw'ibyo ababyeyi baba bagomba gufata igihe bakihangana kandi bagatekereza cyane ku buryo bahanamo abana babo. Bagomba guhora bibuka ko bagomba kurera abana babo babahana kandi babigisha. Ibyo bisaba kubibatoza igihe kinini n'imyaka myinshi. Igihano iyo nyine ntabwo ari ikintu umwana tuvuga ngo aracyari muto ngo urabyutse uramubwiye ngo ntukamene ibintu. Ni ibintu umwerekera buri munsi, kuko nawe akora ibintu afite ibintu ashaka kwiga. Bonye ibintu intego igihano kibagira, nazo ugiye kurebera nk'umubyeyi tuvuga ngo ni ibiki byamfasha kugira ngo mpane umwana. Ni ibihe bintu biba bigomba kuranga igihano? Ni ibintu bitatu: urukundo, gushyira mu gaciro ndetse no kudahindagurika. Ibyo ni ibintu bitatu biba bigomba kuranga igihano. Rero ujye wibaza uti umwana wanjye muhana nte kandi ubucuti dufitanye ntibwangirike kandi ibyo muhana bimugirira umumaro. Icya mbere tubonye urukundo. Kugira ngo igihano kigere ku ntego ntikigomba gutanganwa umujinya, ahubwo kigomba gutanganwa urukundo. Mu gihe umwana akoze ikosa rikakubabaza cyane, ugireka kumuhana urakaye, ugerageze ufate igihe byibuze nawe uze kubanza kumera neza no gutuza. Ndakubwiza ukuri, icyo gihe nyine iyo ni pati imwe yo guhana ukoresheje urukundo. Nimba warigeze gusoma Bibiliya urabizi ijambo urukundo rurihangana. Rero kugira ngo uhane umwana muri pati y'urukundo, wese ntabwo ari kubanza ugatuza ukiyakira udakontorwe n'umujinya kugira ngo uze guhana umwana neza.
iyo utanze igihano ubigiranye urukundo kandi udatewe n'uburakari bigira akamaro pe. Hari umubyeyi w'umwenzi kamubwire my dear, yakubitaga umwana we hahandi uvuga ati, handi nyine umwana nawe asigara yibaza ngo uyu ni mama wanjye, uyu ni papa wanjye. Yaramukubise aramukubita amuhinura ibisebe. Hanyuma umwana amaze gukura, umubyeyi nawe yajya areba inkovu yamuteye wakumva niwe uri kubabara. Rero iyo uhana umuntu ugomba gukoresha rwa rukundo ufitiye umwana wawe kugira ngo ubanze ucururuke, nyine wiyumvishe neza, ucururuke kugira ngo nawe ubwawe uhana bitakugiraho ingaruka bikakugarukira. Ndakubwiza ukuri, uzishimira kuba nyine uzatahura ko iyo umuntu arakaye ahubuka kandi ko ntacyo ageraho. Uzibonera ko buri gihe iyo ubanje gutega amatwi ibintu birushaho kugenda neza. Rero buri gihe igihano gikwiriye cyagombye gutangwa bitewe n'urukundo, nubwo cyaba ari igihano kibabaza. Rero be careful. Urukundo ntirugira umujinya, urukundo rurihangana kandi urukundo ruratuza. Mu gihe wifuza ko ibihano byawe bigira akamaro, jya ubikorana urukundo. Icya kabiri, gushyira mu gaciro. Jya wihatira kuzirikana imimerere yose ikosa ryakozwemo, unite ku bushobozi umwana afite n'intege nke ze. Ibyo bizagufasha gushyira mu gaciro. Gushyira mu gaciro ni mu buhe buryo? Umwana ashobora gukora ikosa, ndabyumva birarakaje pe, ariko nawe jya wisanisha n'umwana. Wibuke nkiri muto, njyewe ndakeka nimba uri umuntu utekereza ujya wiganiriza, hari ibintu wakoze wasubiza amaso inyuma ukavuga ngo biriya bintu nubwo babimpaniye nkababara, ariko ukungana uyu munsi urabona ko ntabwo bigeze bakurenganya. Rero kugira ngo mu gihe ugiye guhana umwana ushyire mu gaciro, biba bisaba ko ureba ubwenge bwe, intege ze, ntuhutireho. Rero guhana umwana ushyize mu gaciro ni ingenzi. Igihano gishyize mu gaciro, niyo uba wumva ubabaye, uba ugomba kuzirikana imyaka n'ikigero umwana wawe agezemo. Igihano gishyize mu gaciro kandi gitanzwe mu rukundo gituma umwana agira ubushobozi bwo gutekereza kandi akagira imico myiza. Nanone bituma yumva afite umutekano kandi bigatuma aca akenge. Bamubwire, hari umubyeyi nzi afite akana gato k'imyaka 2, my dear, aramukubita hahandi ubireba isoni zikakwica, kandi mu by'ukuri aramukunda kuko n'ibyo akora byose n'ubuzima anyuramo bwose niwe akorera. Ariko nanone wareba uburyo mukubita mukavuga ngo ibi bintu ntabwo bishyize mu gaciro. Rero kugira ngo uhane umwana utamuhutaza, uzirikana rwa rukundo, ni byiza ko uhana umwana kandi ushyize mu gaciro, nibwo ibihano bigira akamaro. Rero wakoze, reka noneho dusubire tuzarebere hamwe mu gice cya kabiri igihano kidahindagurika n'uburyo umubyeyi agakwiye kwitwara muri ibyo bintu. Ndakumva cyane. So rero wakoze, Imana iguhe umugisha, tuzasubire. Nawe uraza kumbwira uburyo ushobora guhana umwana wawe mu rukundo washyize mu gaciro. Reka tuzasubire ubutaha.